Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikirana kuri Rwanda 24 TV, tugarutse mu kiganiro amahitamo yanjye. Sindi njyenyine rero, ngiye kuba ndi kumwe n'umutumirwa, bamwe mushaka kuba mumuzi abandi mutamuzi. Ikiganiro cyo ni amahitamo yanjye, njye mubana nawe muri iki kiganiro nkaba nitwa Claude Muhirwa. Ngiye kuganira rero n'umujene, akaba yitwa Umuhuza Aime. Nkuhaye ikaze. Mwakoze cyane. Twishimiye kubana namwe mu kiganiro amahitamo yanjye gitambuka kuri Rwanda 24 TV. Nanjye nishimiye kubana namwe kandi n'abadukurikira, Imana ibahe umugisha. Yego. Ku bantu batazi Aime, ubundi Aime ni umuntu umeze gute? Ni muntu ki? Amazina yanjye yombi nitwa Umuhuza Aime, nkaba ndi umusore w'ingaragu, ntabwo nyine ndashaka ikindi, nkaba ibyo nkora mu buzima bwa buri munsi ari bijyanye na music. Yego. All about music. Nibyo ngibyo. N'ubundi tugiye kwinjira mu muziki, ariko ubundi amahitamo kuri Aime ayumva nk'iki? Kuri njyewe amahitamo ni ikintu uvuga ngo iki kintu ngiye kukijyamo kandi ukakijyamo umaramaje, bitewe n'intumbero ugishakamo cyangwa se ukifuzamo, kandi icyo kintu wahisemo akenshi iyo wahisemo neza kikubera umugisha. Yego. Mbere yuko twinjira mu byo ukora bifitanye isano na muziki, tuganiriye noneho Aime mu buto bwe yabashije kugira amahitamo ameze gute? Se ni ababyeyi, ni Aime, hari undi muntu? Kugira ngo wiyumve nk'umuntu wajya mu muziki byatangiriye he? Byatangiriye ku babyeyi banjye. Yego. Ababyeyi banjye ni abamizisiye buriya. Kuva kuri papa, yari umuririmbyi mwiza, nubwo ngo atakibikora, aririmba mu rusengero bisanzwe, muri twese hamwe. Yego. Mama nawe yari umuririmbyi mwiza cyane muri korali, so nkazajya mbibona, nkazajya njyana nawe kenshi mu marepetisiyo, mu magahunda y'amakorali nkiri umwana. Gusa nyine nkazajya ndirimba no muri korali z'abana. Bamaze kuntoza ijwi rya alto. Yego, alto mu gihe abana bapresentingaga, genda mbyiga gutyo. Oncle nawe aza kunyinjiza noneho mu muziki neza. Oncle niwe wampaga indirimbo kugira ngo numve kuri iPad yari afite. So bigenda binkuriramo kuva ku myaka, niba nibuka neza, kuva ku myaka 8 kuzamura 8-9 nibwo navuga ngo ninjiye mu muziki neza. Ntabwo ababyeyi bigeze noneho bagira impungenge kuvuga ngo nubwo ari bo batangije urugendo rwa mbere, ariko urabizi iyo umuntu agiye mu muziki aravuga, ababyeyi kenshi ati umusore wacu ashaka kuzaba ikirara, ashobora kuzatunanira, kubera ko hanze bamwe baba mu muziki ntabwo bitwara neza. Izo mpungenge ku babyeyi ntabwo zigeze zigaragara? Ababyeyi banjye bandeze mu buryo bwa gihanga, reka mbyite gutyo, kuko ni ababyeyi bandeze mu buryo nanjye najya nsobanukirwa neza. Ni ababyeyi batigeze bankanira cyane, kandi nanone ntibigeze bandekura cyane. Babikoraga mu bwenge batuje, biturije, ariko bakamenya uburyo bantwaramo, bakamenya uburyo banyereka urugero rwiza, bakambera urugero rwiza, ku buryo ntabwo nari mfite amahitamo yo kuvuga ngo ndafata indi nzira. Kuko akenshi wasangaga nyine ibikorwa ndi involved muri byo ari ibikorwa n'ubundi bijyanye n'inzira bampaye kugenderamo, nicyo bakwifurizaga. Yego. Ubwo turimo turagenda tuzamuka kugira ngo twinjire mu by'uyu munsi wa none urimo urakora. N'iryari noneho Aime yamenye ko ari umumizisiye?
icyo kibazo kiragoye, si ubu navuga ngo ndi umuzisiye mwa. kubera ukuntu ababyeyi binjiza umwana mu kintu akakijyamo kuko ababyeyi bakimujyanyemo, ariko hari n'igihe noneho umuntu avuga ngo bino bintu ndabona noneho nkwiriye, mfite impano yabyo. Ntabwo navuga ngo byagenze bite, kuko na n'ubu sindisigura neza kuko nyine nsanga ari byo mbamo, nsanga ari byo binyorohera kubikora, ariko sinavuga ngo precise ngo ni ryari ngo navuze ngo mfashe umwanzuro. nta nubwo nigeze ngiye nicara mvuge ngo ngiye gufata umwanzuro ngo ngiye gukora muziki, ngo nibyo bintu ngiye kubamo byonyine. nabonaga ahubwo akenshi nyine ari byo nerekezaho amaboko, nkabona biri kugenda bimpira, ukabona ukuboko kurijyanamo, nkabona biri kugenda bikunda. yego, ariko sinavuga ngo ni iki gihe naba mbeshye. umaze gukora noneho ubu ngubu twavuga ko amahitamo ya Aime ubu ni ayahe? Amahitamo yanjye nkomeje gukora muzike, mu mpande zose zitandukanye, yego, uko zaba zingana kose. hari n'izindi ntaratangira, ngomba kuzatangira vuba aha ngaha. ikindi amahitamo mazima buriya ni ugukorera Imana. yego, guhitamo neza no gukorera Imana. twinjiye noneho mu gisata cy'umuziki. kugeza ubu ngubu kariyeri y'umuziki kuri Aime ni kariyeri imeze gute? Murakoze. kari yanjye y'umuziki sofa, maze igihe kinini cyane nkorera muri korali yitwa The Way of Hope, ni nayo na n'ubu nkirimo. yego, ariko sofa ejo bundi mu mezi 2 ashize, yego, ni mu mezi 2, ashobora kuba ari mu kwezi kumwe, ntabwo nibuka neza, ariko ashobora kuba ari mu kwezi kumwe gushize, nibwo nashyize hanze indirimbo yanjye ya mbere, noneho as a soloist. ya mbere yitwa Nzagerayo, kuri YouTube channel yanjye. so mvuze mu magambo makeya, noneho ndifuza gufata bya bihangano byanjye, mfite indirimbo nyinshi byanjye, noneho nkabishyira hanze abantu bakabibona, abagukunda. iyo umuntu yinjiye aho utuye ahita abona ari muri studio, ahita abona even n'abari kutureba uyu munsi, ngubu turi muri studio. niyo mpamvu nari mubajije kino kibazo. hano hantu utuye ubundi wakorera ibiki? ahantu bahita muri Amora Group. hari abenshi bakunze kwita muri Amora Music Hub sorry, ariko ubundi ni Amora Group. yego, Amora Group niyo irimo Amora Music Hub, hakabamo n'ibya videography. yego, tugira muri music department tugira practice room, tukagira studio, recording studio, tukagira sound system dukodesha mu bukwe, mu birori cyangwa se mu manama. tukagira ahanini n'ibyo ngibyo. umaze kutubwira bimwe mugira muri Amora Group, usibye ko benshi bazi Amora Music Hub, nk'ahantu habera muri rusange ni nk'inzu y'umuziki. ariko reka twinjire noneho muri Room Practice. Room Practice, ku muntu udukurikiye uyu munsi mu kiganiro amahitamo yanjye, utazi Room Practice bimeze gute, ijyamo abantu bameze gute? dufashe usobanurira abantu. Practice room ni icyumba kiri cyarizo ry'ijwi, reka mbyite gutyo. ni icyumba kiri cyarizo ry'ijwi, ni ukuvuga ngo haba harimo ibyuma by'umuziki bitandukanye, ingoma, amagitari, piano, ndetse na sound system. hanyuma ibyo byuma, wenda azafata akavideo gatoya abibereke. ibyo byuma hakaza wenda korali se cyangwa se abahanzi batandukanye bakaza kubirepeteraho mu gihe bari kwitegura wenda event runaka. hari abantu benshi bagikorera muri analogue, reka mbyite gutyo, muri digital, ugasanga
baracyarepeta biraho bisanzwe, kandi uba ukeneye kwa upgrading imiririmbire, ukamenya kuririmbira kuri microphone, ukamenya kuririmbira kuri sound. Iyo ugeze kuri stage ntabwo bigutungura. Iyo hagize nk'abantu no babagana bifuza iyo room practice cyangwa se aho amajwi akorerwa, ariko bakaza amajwi yabo asa nkaho atari ku murongo, niki kindi kintu umuntu ashobora gukora muri iyo room practice kiyongera kuba wenda nshobora kuba naza mfite ijwi bisanzwe, ariko nuwe mwihariko noneho gukorera muri iyo room practice? Okay, murakoze. Hari department navuzeho yitwa Amora Classes. Yego. Amora Classes tugira ama classes ya music, harimo piano, saxophone, guitar, hakaba na vocals ariyo warumbajije. Noneho iyo vocals hari igihe abantu baza ari umuntu ku giti cye akavuga ngo ndashaka kuzamura urwego rw'imiririmbire yanjye. Yego. Ubwo tukamufasha. Ari n'ama choirs nayo tukayafasha. Ubwo urumva rero iyo waje aha ngaho utugana biba ari akarusho. Akenshi usanga bamwe bafite ama practice room ariko badafite iyo element ya music, iyo touch, iyo vocal coaching. So tugira vocal training. Nicyo nagusubizaho, murakoze. Wenda mukanyuraza no kutubwira zimwe muri social media mukoresha ubu ngubu. Umuntu ashaka kuvuga ati ibyo bintu ari kutubwira ashaka kuba ari scam. Ni nk'abahe bantu byibuze bazwi kugeza uyu munsi wa none ba accessing Amora Music Hub nka room practice? Duhereye muri industry ya gospel harimo yakira dukora ama industries yose. Yego. Kubera ko n'icyumba nyine cyo gutyaza ijwi, abantu bose baraza bagatyaza. Muri gospel navuga aba Christian baraje, harimo na band ya Mbonyi yaje aha ngaha, Israel Mbonyi, band ye. Ntabwo mba mbibuka ariko abari benshi. Yego. Abari benshi muri Secura ba Kevin Kade baraje, ba Blues Melody baraje, uyu nguyu Christopher nawe yaraje. Yego. Ubushize naza nuba nari mari. Ego. Hari Kivumbi, Mike Ayihura, David, hari umusore uyu nguyu yitwa nde, urimba bya Kinyarwanda. Mike? Oya, ntabwo arimba ubu ngo, ntabwo arimba bya Kinyarwanda. Ruti? Na Ruti Joel. Ni benshi cyane. Symphony Band benshi bakorera mwangaha. Shiti mudukurikiye kuri Rwanda 24 TV, murumva ko muri Amora Group cyangwa se Amora Music Hub usibye gusa abantu basanzwe, ibyamamare nabyo birahaza. Twaba turi kurebera kuri room practice, tugiye kwinjira noneho mu gice cya sound system. Sound system kuri Amora ni service mutanga gute? Kuki nyine mwahisemo gukora combine cyangwa se guhuza Amora Music Hub nka room practice ariko mukongeraho na sound system? Murakoze. Iyo uvuze hub ni ikintu kinini cyane, ni urukoraniro rw'ibintu byinshi. So rero muri Amora Music Hub tugiramo na sound system. Iyo sound system uko nabivuze ikoreshwa mu bitaramo. Tugira sound system yo mu bitaramo rwose nini ihagije, mu bukwe, mu birori. Tugira na band, Amora Band. Yego. Tugira na Amora Band, mushaka ko tubataramira mu bukwe tuba duhari. Ni ukuvuga ngo turi full package. Kuvuga mu ma event, ubwo bivuze ko anniversaire, ubukwe ni byinshi. Ama concerts. Tugiye gufata amasegonda make tujye mu karuhuko, none tuze twinjire mu gice gisoza kino kiganiro amahitamo yanjye. Wenda nibinamukundira aratwereka kuri amwe mu mainstream akoreshwa kugira ngo ibintu byo kwitwa ko
ari ibintu turi kuvuga gusa bisanzwe, ahubwo namwe mubashe kuba mwabyirebera. Ubundi tuzategura ikiganiro cyagutse kizavuga noneho kuri buri gisata cyose kiboneka muri Amora Music Hub. Reka dufate amasegonda make ubundi tuze twinjira muri icyo gice gisoza. Nyuma y'amasegonda make tugarutse mu kiganiro amahitamo yanjye. Nk'uko muri kubireba rero, dufite noneho muri zimwe instruments ziba muri Amora Group cyangwa se Amora Music Hub. Nk'uko muri kubibona, iyi mfite mu ntoki yitwa saxophone. Saxophone ni igikoresho kigezweho cyane cyane mu anniversaire cyangwa se mu kwinjiza abageni mu gihe bagiye kwinjira mu rusengero cyangwa se mu ma reception. Murimo murabona Aime rero nawe afite ikindi gikoresho cya muzika cyitwa gitari. Aime, twinjiye noneho muri partie technique. Wigeze gukomoza ku cyitwa music class? Yego. Hano turi kubona ibikoresho gitari, saxophone, imbere yanjye ndahabona piano nubwo zitari kugaragara. Bikoreshwa gute? Bimaze iki muri Amora ibi bikoresho? Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho nibyo twifashisha n'ubundi muri ibyo birori cyangwa se muri ayo makonseri, cyangwa se mu gihe noneho as Amora class, mu gihe turi kwigisha abanyeshuri tubigisha gucuranga gitari, saxophone, piano, ingoma, yego, amagitari base, gitari solo, byose biba bihari. Nuko byose tutabizana ahangaha nonaha, ariko byose biba bihari. Yego, reka duherero no kuri gitari. Umuntu wiga gitari ni umuntu uba ufite ubushobozi bungana gute? Ahera ku kigero kingana gute kugira ngo abe afite ubushobozi bwo gucuranga gitari? Biba byiza hari utugitari tw'abana, ariko kuva ku myaka 8, kuva ku myaka 8 kuzamura wakiga gitari ukayimenya. Ubona abantu se barabyumva kuba noneho yaza kwiga, cyangwa se umubyeyi kuba yatinyuka kuzana umwana we ngo aze yige instrument runaka? Cyane rwose ababyeyi barabyitabira. Hari n'ababyeyi babazana mu gihe cy'amasomo, akaba nko ku mugoroba, cyangwa se hari nk'umunsi batiga ku mugoroba, abana babo bakabazana ahangaha. Cyane ko n'ababyeyi noneho ubwabo babyitabira kwiga. Barabyitabira. Ababyeyi bari kwiga amagitari, amasaxophone, barabyitabira rwose. Reka noneho avuze gitari twumve niba kuko ibyo ari kutubwira niba ari ukuri. Sinzi niba ndi bushyireho microphone kuri gitari ikayegera kugira ngo abantu baze kuyumva. Nta kibazo. All the goodness of God, I will sing all the goodness of God. Ngira ngo mumaze kubyirebera yuko umuziki wa gitari rwose arawuvuza.
ko mbona ari utuntu tumeze nk'udusinga, ntabwo umuntu uri gucuranga ntabwo intoki ze zigira zicika ibisebe. ntabwo ucika ibisebe, ariko ibyumweru 2 bya mbere biba ari byo kumenyereza intoki. iyo umaze kumenyera rwose nta kintu waba umurya, nta kintu wagutwara, nta kintu kibazo rwose. ubu noneho umwihariko uri muri Amora Music Hub, Amora Group ni uwuhe? navuga ko ibintu byose ahangaha navuga ko akenshi byihariye, kuko twebwe besides everything umwihariko harimo like spiritual. we are turi abakristo. Yego, turi abakristo. nyuma y'ibyo, nyuma yo gukora umuziki, nyuma y'iki byose biherekezwa n'amasengesho. Yego. tugiye kugana ku musozo. umuntu utazi ahantu Amora iherereye kugeza ubu ngubu wamurangira gute, cyangwa se ukeneye izindi service twagiye tuvuga mu bice byabanje yabisobanukirwa ate? Murakoze. umuntu twarangira aho Amora iherereye ni munsi y'umurenge wa Remera, ku muhanda w'amabuye, igipangu cya 50. hari abantu dushobora kuvuga munsi y'umurenge wa Remera bakumva umuhanda wo ku murenge wa Remera. oya, hari undi muhanda uri munsi w'amabuye ujya kuri Polfarm. uwo muhanda, igipangu cya 50, hepfo y'umuhanda niho Amora iherereye. ku bandi bifuza ko twabafasha amaserivisi twaganiriyeho bwa mbere, ndatanga nimero 2. nimero ya mbere nibutange ni ya CEO mukuru. ni 07 07 87 87 00 00 31 31 30. hanyuma iyanjye ni 0787 0787 0 0 87 87 99 8. izindi nimero ushobora kuba wababonaho ushaka imwe muri serivisi zikorerwa muri Amora Music Hub. social media platforms, dufite YouTube channel ya Amora Music Hub, tukagira Instagram account, tukagira na TikTok account. so far nizo platforms turi gukoresha. Yego. tugiye komoza ku tuntu tubiri tutari muri Amora Music Hub, cyangwa se tubwira niba nawe duhuriye. icya mbere, hari porogaramu iba muri Amora yitwa Harmony Hour. ni porogaramu imeze gute? ntabwo ari yonyine, urakoze kunyibutsa. hari amaporogaramu tugenda dutangiza. Yego. Harmony Hour program ni porogaramu ibaho yo guhimbaza Imana, iba buri Friday evening, tangira kuva 2:30 z'ijoro kugera 4. iyo gahunda dutumira abahanzi bagiye batandukanye, amakorali atandukanye, tugahimbaza kugira ngo abantu binjiye muri weekend bari mu mwuka, baruhutse neza. hari n'indi noneho twatangije yitwa Kara Praise. cyangwa se karaoke. ni karaoke praise. murabizi ko hari karaoke zino zisanzwe zisa, abantu bagenda bakagira bakajya kwenjoyinga indirimbo. hari ama lyrics bari gusoma. so noneho twe twabizanye muri gospel wise. edition 1 yararangiye, ariko edition 2 nayo igiye kuba mu mpera z'uku kwezi, tariki 30 z'uku kwezi. turagira edition ya 2 Kara Praise, ibera hano muri Amora Music Hub. for more information tuzababwira. Yego. akandi kantu ka kabiri, kuba mu muziki ukisanga muri korali, ubihuza gute nka Aime? njye byambereye nk'ubuzima, kandi namaze kwiyadapta. nabiboneye, nabyita ko nabiboneye cyane mbinyuzamo. ariko navuga ko ari ubuzima bwiza. Yego. navuga ko ari ubuzima bwiza, ndabihuza bigakunda. fa gusa ugira gahunda nyine, ukamenya uburyo upanga haba akazi kawe ka buri munsi, ukagira umwanya ugenera korali, byose bigenda neza. dusoza noneho, nirihe jambo wabwira ababyeyi bawe?
ababyeyi banjye ni intwari cyane kandi ndabakunda cyane. Ndabashimira kuko abaye atari bo hari byinshi cyane nagakwiye kuba ntarageze, ariko kubera bo ndetse hamwe n'Imana ndabashimiye cyane. Noneho tugiye gusoza muri ubu buryo, ugiye kuducurangira nk'uturirimbo tubiri niyo zitarangira, abantu no benjoyinge bazaze muri Amora Music Hub, aba kwa Sesinga Sound System. Niba ufite ubukwe, niba ufite concert muri gutegura, ukeneye ibyuma byiza bigezweho, ubu ngubu ngiye niho ndi kubabwira ibintu nzi, kandi niboneye n'amaso yanjye. ushobora kuba waba contacta, niba ukeneye room practice yo kuba wakoreramo. Ariko nanone hari icyo tutakomojeho, nibagiwe, twicaye muri studio. Iyi studio harimo microphone, harimo monitors, harimo sound card n'ibindi bikoresho. Hano haberamo iki kugira ngo haberamo recording y'ibintu byinshi. Hari recording y'amakorari, recording y'abahanzi ku biti byabo, recording y'ama advertisement, recording y'amateatre, byose twabikoreramo. Ni kuvuga bose live recording, byose. Ni kuvuga bagomba guhamagara kuri ziriya nimero twavuze, cyangwa se bakajya kuri za social platform, ubundi bakabaza ubusobanuro bwimbitse. Noneho ugiye kuturirimbira izo ndirimbo ebyiri, inze noneho mpita nsezera nanashimira abantu twabanye ndetse na Aime twabanye muri kino kiganiro amahitamo yanjye. Uyu munsi twagarukaga ku buzima bwa Aime mu muziki, ariko twibanda kuri business akora ya Amora Music Hub cyangwa se Amora Group. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortunes 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and the bluebirds in every tree. May there be a silver lining back on every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you till we meet again. Kukonzine suodizeye kandari wewe shobora byose. Niundi ndirubugingo kugeza urya munsi, kuko nzine zuonizeye kandari wewe shobora byose. Niwe undi ndirubugingo kugeza urya munsi. Amaze kuba yaturirimbira indirimbo ebyiri nk'uko nari mbimusabye. Mwumvishe ko uramutse uje muri Amora Music Hub, uko wumvise acuranga nuko wumvishe aririmba, ndagira ngo ngumenyeshe ko ushobora kumukuba inshuro ebyiri
kuko iyo umuntu atanga ikintu kandi atitangiriye itama. Reka rero dufate umwanya dushimire mwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro amahitamo yanjye. Reka nkushimire. murakoze cyane. Kandi ubutaha nitugukenera kuri Rwanda 24 TV, ndizera yuko utazabura kuba watanga igihe cyawe. nta kibazo rwose. Murumva ko ubutaha nibiba ngombwa ko twongera kuba turi kumwe n'umuhuza tuzamutumira. kandi namwe reka mbashimire rwose kubw'umwanya wanyu, igihe ndetse n'imbaraga mutanga kugira ngo ibiganiro byose, gahunda zinyuranye zo kuri Rwanda 24 TV zibashe kuba zagerwaho neza kandi mubashe kuba mwazibona ku gihe. Ikiganiro amahitamo yanjye ni buri wa gatatu saa 12 z'umugoroba. Ngiye mubana nawe buri munsi. Nitwa Claude Muhirwa. Uyu munsi twaganiriye rero n'umutumirwa witwa umuhuza Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka.